Bon, yaranyandikiye kuri Instagram. Arambwira ngo nabonye interview yawe ibyo isaba ndabyujuje. Mwongeye kwirwa mwese mudukurikirana umunsi ku wundi. Mu minsi yashize twabagejeje ikiganiro twakoranye n'umukobwa umaze kumenyekana mu Rwanda, akaba yitwa Fofo dancer, akaba amaze kumenyekana mu mwuga wo kubyina, dore ko ari umwe mu bakobwa twavuga bahagaze neza muri uwo mwuga hano mu Rwanda. Tuma kugira ikiganiro rero hari bishye bivugwa, niyo mpamvu twishaka ko twakugira kuganira nawe kugira ngo agira ibintu asobanura cyangwa se avane amazimwe mugano w'abandi kugira ngo dukomeze kugenda twumva ibintu kimwe kandi tubyumva neza. Reka tumanze tumwakire. Fofo, amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza cyane. Ndabona wambaye neza. Merci. Ubusanzwe ninde ukwambika cyangwa se niwe wiyambika nyine ugahitamo ngo ndambara ibi byajyana ko nguko? Bon, hari ibyo nigurira nyine ariko niyambika ku giti cyanjye, ariko nyine ari n'ibindi banyambika tu. Nyine ninde uguhitiramo imyenda wambara? Ngubu ko waje wambaye ninde waguhitemo mwe nagorambara amanete ajyanye n'iyi kanzu ajyanye n'iyi nkweto? Kwihitiramo byo niki? Niwo wihitiramo. Noneho bivuze ngo n'ibintu byo kujyanisha n'imyenda no kwambara neza, mbega ibintu bijyanye na fashion nabyo ubiziho? Oya, biba byatewe n'ibitekerezo. Ngurira imyenda gategwa nk'itekerezo yamaka atavuga ati uwo mwenda ujyanye ndabona wazajyana n'izi nkweto, nkazagerageza nkareba ko byaba arimo. Fofo, tutagiye kure tubwira nk'ubu ukuntu wambaye neza, imyenda ijyanye kabisa, nk'amafaranga ngahe wambaye guhera hasi kugeza hejuru? Make. Ariko nambara amafaranga menshi je. Reka tugaruke gato wenda kumijyanye n'imyambarire ku bantu mu Rwanda bisanzwe. Mu Rwanda ntabwo turi gutera imbere mu bintu bitandukanye n'ibijyanye n'imyambarire, abantu ukuntu bambara byaje bihinduka. Ko nabambaga miza 90 siko bambara ubu ngubu. Ese kuri wowe wumva umukobwa wambaye neza, wambaye akikwiza, yakubye ko yambaye gute? Wambaye akikwiza bivuge gute? Ubundi uko tubizi abacu abadukuriye ukuntu batubwira ukuntu kera bambaraga kamfuge ku bakobwa ko nanjye ndi umukobwa, bambaraga tugufiya cyane duhishe amabere gusa, bakambara n'impu nabwo bugufiya buhishe imbere n'inyuma gusa. Bakunze kuvuga ngo umukobwa ngo wambaye ibintu bigufi ngo abayisha umuco, ahubwo njye mbona ari waba ukoze cyane. Nkungu nanjye simpamya ko ahubwo nujuje umuco 100% ko nakabaye ko ibi ngibi bitari bintu kugira ngo nubayirize umuco ugunisha umuco nagakwiye kuba bino nabikuyeho. Kenshi ku bakobwa nyine ba star uko mugiye muzwi twaforaza kwikira benshi ngo yambaye imyenda ikurura abagabo. Ese kuri ubundi imyenda wumva yakura umugabo ni ubwo yaba yimeze gute? Kurura umugabo nuko nta muntu urambwira ngo wankuriye wenda ngo menye icyamukuriye niki, ntabwo nzi imyenda ikurura abagabo. Nyine hari ukuntu bavuga wenda umukobwa wambaye itakuri kugaragara n'iki ngo buriya ngari gukurura abagabo. Nirari uwo mugabo bafite ntabwo, kuko niba ngiye niviriye mu rugo nkumva nshaka kwambara gutya nambaye, ntabwo mbyambaye kugira ngo ngiye nkurira umugabo. Ahubwo wowe mugabo n'uri mumbona ibyo uri gutekereza niki, kimwe nko tuvuge cyane wenda nko ku badepe ntabwo twambara kimwe. Niba agiye akambara ikanzu ikurura hasi igira gute, ngiye nkambara gutya, ntabwo bivuze ko umugabo nawe atazamukunda. Ubwo ni irari umuntu ku giti cyaba afite uko mbyumva. Ntabwo byera ko nk'uko wambaye wagenda nko mu nzira hajya nk'umugabo ukubona ukabona nyine ashatse kutakubika kandi mutaziranye. Ntabwo bibura. Duhe nka experience igihe byabayeho, byagenze gute, wari uri hehe, mbega duhe story. Buri genda byambara, buri gihe n'undi ni gutya mba nambaye. Ndaketse ubwiyo nambaye ipantaro cyangwa kola, gutya umuntu abyambaye hari igihe usohotse umuntu kakubona nyine ugasanga tangiye ibyo nyine by'ubuhehesi bwite. Tubwire nyine umunsi byakubayeho. Umunsi byakwati ngenda nasohokeye, nuvuga wenda ahantu nasohokeye ahantu niyambariye uko nguko, nangize umugabo aranyegera bigenda ukuntu duhe iyo story nyine gato ukuntu ibintu byagenze. Bikunze kumbaho cyane ahubwo kuri stage mba nambaye sex birenze gutya, sex cyane. Ubwo rero wavaho ugiye nko muri vestiaire ugasanga bashaka
ashaka kuza kukwendereza cyane, ashaka kuvugisha, ugasanga ariko ntago ari kwibanda kuvuga ngo wabyiwe uri kubyina neza, usanga ari kwibanda ukuntu wari wambaye byari byiza, urumva nyine buri bake byabaye ryararirye. Iyo bigenze nko kubyitwara mute wowe? Umuntu mukuru ugira ukuntu byitwaramo ukambwira nawe biterwa n'ikintu ashaka, vraiment hari igihe aba ashaka gusangira nawe, bitewe n'ukuntu yakwishimiye bishobora kuba mwasangiye, ariko hari abandi baba bakeneye ibintu birenze, nawe urabyumva urakuze. Birenze nk'ibi kureba ibintu birenze kandi uvuga ati ebana hatangiye kurengera, ni nk'ibi ugasanga wenda araje arakubwiye, kuko regana umuntu aba agomba kuvuga ikintu yumva ashaka, ntabwo wamutangira umunwa we, wenda nukugira control ukagira ukuntu umwitwaraho, we rero akaza mu buryo bubiri butandukanye, nshaka gusangira nawe nakwishimiye, cyangwa se akaza akavuga ati ko nagukunze, nakunze ukuntu wambaye, nakunze ukuntu wabyinnye, nuko mutangira ko numva nshaka kugirana ibihe bindi nawe. Ibihe se bihe, shaka ibihe bihe se wowe uri umwana, nanjye sindi kubyumva, nese ndi umwana ndakeka ibikurimo, shaka kugira ibihe bihe nanjye, ati nshaka kwibona ndahantu babiri na kibaza vraiment nk'uyu nyine ukamuhakanira tu nyine ahantu habi birangira avuze he habi, natwe turabiri hano abavuga nkanga mu cyumba. Yumvishe rero umuntu ari kuganisha aho ngaho, wowe byitwara muti mwamaganira kure, kambwira ati oya kuntu wambonye ndumva bitandukanye nuko ndi ambonye ndi kubyina, utekereza ko kuza Fofo kukambwira ngo tugende wa babiri tubonane ngo mu cyumba, no amakanira nyine. Reka tugaruke ku mwuga wanyu mukora kubyina mu Rwanda. Mu Rwanda imyuga myinshi iri gutera imbere, yaba nk'ubu dufite amashuri yigisha kuririmba, amashuri atandukanye yigisha imyuga itandukanye. Ese wowe ubona umwuga wo kubyina mu Rwanda ugeze hehe? Ikindi cya kabiri ni nk'iki wasaba leta yabafasha mu mwuga wanyu wo kubyina, kuko nabona umwuga kuko cyane tubona nyine abantu bo hanze cyangwa se even no muri Uganda dufite abantu bagiye babyina bakagera kure, bakabakoreshwa mu ndirimbo z'abantu bakomeye ku isi. Umva ni umwuga ushobora kwinjiza amafaranga menshi rero. Ese uwo mwuga mu Rwanda uhagaze gute? Ni iki wasaba leta noneho kubijyanye n'umwuga wanyu? Nkuko bawemeye ko tuwukora, akaba ari umwuga wemeye ko tuwukora, sibyo? Niba bafunguye akabari iki nyine haba harimo ibintu bitandukanye bishobora kuba byashimisha abakiriya, bakaba barahisemo ko no kubyina byaba byemewe. Vraiment simeruka kuhakorera, ariko ubu nta gihe kinini gishize ntahakorera, ariko ukuntu mbona itandukaniro ryaho no hanze, urumva hano biba bitandukaniye. Mukamvuge nko mukambanze ngaruke ku myambarire, hari imyambarire dushobora kwambara hano mu Rwanda, kuko ukibaza ati imyambarire nkuko wenda kubyina biba biri mu Rwanda, harimo abanyamahanga bagiye batandukanye. Nimba aje mu Rwanda akavuga ati uko numva nshaka kureba ababyinnyi nkuko yabarebaga hanze, araza mu Rwanda najya kubareba asange ni ibintu bitandukanye. Iyi ntago ari dance moderne isanzwe, urumva nuvuga ngo niba ari kujya kubyina hari ku stage, urumva umuhungu niba agiye kubyina b-boy, yagiye wenda yambaye wenda nk'urugero agatuza hejuru, wenda yambaye ikabutura cyangwa se ipantaro marabyina, nawe umukobwa ugiye kuri stage wambaye nk'ipantaro cyangwa kora, wambaye cyane nko ku ndirimbo. Ufashe indirimbo ya Cardi B ugiye kuyiperforminga wambaye buci, hari ibintu nyine bituba wumva bitari kujyana tu. Byibuze niba ugiye stage ugomba kujyaho wowe njyewe n'indirimbo tujya gusa, kugira niba warubonye clip y'iyo ndirimbo uri burebure uburyo ndimo ndayactingamo, ukareba n'uburyo nambayemo, ukabona birajya kumera kimwe, byibuze ukabona birajya kumera kimwe. Yenda sindi Cardi B ariko ndi gukora nk'ibyo akora, kuko niyo ndirimbo niyo nahisemo performing. Ako nyine niba ari ibyo ngibyo, ntago mu Rwanda nyine ibyo ngibyo tubyemere kuza kubyambara bavuga ngo twatandukiriye cyane umuco, kandi umuco sinumva impamvu bavuga ngo twatandukiriye cyane umuco, kandi umwe ari mu rusengero njye ndi muri club. Ko byamera kose tugomba kuba dutandukanye cyane bikabije. Rero ikintu nasaba nuko nyine baribera ababyinnyi, kamuribera akajya yambara ukuntu yumva abyishimiye. Yego wenda ntabwo yakabiriza ngo yambare nk'abagande bambara ubusa buri ko niba nabyo byishimiye, niba yumva ari byo ashaka nyine shake bwo, ariko nyine baribera umubyinnyi tu akazi kiwe agakore nkuko kakagombye kuba kakorwa.
hari ukuntu umwana akura afite inzozi, wowe wakuze ufite inzozi ugomba kuzaba iki? nkiri akana zagiye zihinduka, tuzanye ntabwo zahoze ari zimwe. Nkiri akana najyaga nkunda kubwira papa ngo nzaba umunyamakuru, ndakunda gukurikirana Everine umurerwa, njya muri nkajya mvuga papa nshaka kuzaba umunyamakuru. Ku kiganiro twakoranye ushizeho gatoya, ntabwo turajya mu madetaye kuko abantu barakirebye n'ubundi. Uwumva ari tayari cyangwa se yumva ko abyujuje tukajyana. Icyambere nshaka umugabo w'ibogari, yinjiza byibuze atari munsi ya miliyoni 10, ukora imibonano byibuze 2 mu ijoro, 2 mu ijoro, mu gitondo rimwe, ku manywa rimwe, 4 mu munsi. Ariko nyine 4 ku munsi, aho mba numva nyuzwe nyine. Ibyo nshaka nka feedback yavuyemo, ndetse tunavuge no ku bintu byagiye bivugwa nyuma yaho, nyuma ko ikiganiro gisohotse. Ese haba hari abo wabonye bakuvugishije bitewe n'ikiganiro twagiye bati okay, njye nabonye ikiganiro cyawe none nanjye nifuzaga ko twareba niba twahuza? Hari abagiye bakuvugisha? Shere naramubonye, yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo nabonye interview yawe, ibyo isaba ndabyujuje. Ndamubwira byerekane, ndetse ni gute nabikwereka hano kuri Instagram duhure nyine ubibone. Mbyaho ya kuko nyine bumva ari benshi bagiye banyandikira, harimo abashaka kunyumva nyine ibintu byinshi. Nari nkeneye mbanze ndeba ari seriye koko. Ijambere byabashaga kuba byagaragara ko ku social media nyine cyangwa kuri Instagram, isanyohereza ifoto anyereka kuri konte. Mbanza kugira ngo ni blague, ndambwira no, ariko ibindi ngo ntabwo abyemera nk'ibintu biri seriye, dusaba ubibone. Turasohoka umunsi umwe, ndeba buri kimwe cyose nyine nsanga arabyujuje. Ariko reka abantu bareke kubifata kutandukanye, abantu bajya bamenya iterambere umuntu abagezemo. Kuki ujya kuri Kiss FM ukajya kuvuga ngo agamagara, kavuga nshaka umukobwa umeze umukobwa, nshaka umugabo umeze gutya na gutya gutya na gutya. Kuba narabivuze kwitangazamakuru, ndumva nta hantu bitandukaniye no kuba narabivuze nabivuga kuri Kiss FM. Buri muntu abivuga mu buryo bwiwe bitandukanye. Hari na ira website True Love, naho ujya ugatanga imyirondoro yawe, ukavuga kute, ukavuga icyo ushaka, ukavuga ushaka ko ateye. Rero sinzi impamvu babigarutseho cyane, ndayibuka. Ako bagarutse ku bintu bitari ngombwa cyane rwose, uko umuntu yatanga condition nako yatanga n'izindi, ahubwo sinzi impamvu Nyafrika batirekura. Reka tugaruke ku kindi kintu cyavuzwe nyuma yaho. Ni inkuru nge nkibona ntabwo yanshimishije, ko nabonaga bisa nkaho ari ibintu bidafite iyo bishingiye. Niyo mpamvu nifuje ko twanaganira kugira ngo dusobanurire abantu, tubabwire ukuri guhari kugira ngo atagira umuntu, ko hari abantu mu Rwanda dufite bari ibintu kuri social media bakabitwara uko babibonye, kandi bayoboye ko umuntu ashobora kubyuka agapostinga ikintu ukacyumva, ukabitekereje, agahimba ikintu akagipostinga gusa kikajyaho ngaho. Niyo mpamvu nge nizera ko ukuri k'umuntu ari ukumuvema ariko kwibwiriye. Ari mpamvu twazeka tugushake uganiriza abantu, ubabwire story ubundi ukuntu imeze. Actually ni ikibazo cy'ukuntu bavuze ngo wabyaranye na papa wawe, uriya mwana ngo ni wa papa wawe. Tunabanza dusobanure ese ubundi ibintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo, kugira ngo n'umuntu hano kutureba amenye situation ukuntu imeze. Kedo bira bintu byarambabaje, gusa ni buri muntu ku giti cye, ku bushake bwe kuvuga icyo yumva ashaka. Byarambabaje nyine kugera ku rwego nari sinzi uburyo nabisobanura. Mbabazwa cyane no kubona ababyeretswe babyemeye, harimo benshi bagiye babyemera. Nkibaza ntese wowe mukobwa cyangwa wowe muhungu wabyemeye, wowe wabikora? Sibyo. Mfite umugabo twabyaranye, n'umugabo ni umusore twabyaranye, ari umusore nanjye gusa ntabwo nzi umuntu yabifuza bihereye hehe, sinzi yanabikuye hehe. Icyo nabonye cyo nuko niba uwabivuze koko, kuko nabanje kubyumva biri kuvugwa, hari amafoto yanjye biri muri umuntu kubivuga, nyuma nza kubona akasuku media yabipostinze.
ntabwo ibyo bintu byumvikana. Kasuku media niba ari ikinyamakuru, nkuko wowe waje ukashaka kubanza kumenya ukuri kwabyo ngo gutangariza abandi, niba arabyumvisheho nk'ibihuha, kuko n'ubundi buri muntu wese hano hanze aravugwa, kuza akahingira akamenya ngo ibintu twumvise bavuga nibyo cyangwa sibyo. Nk'umunyamwuga kuko ibintu bitari ubunyamwuga, nta evidence nimwe igaragaza ko nabyaranye na papa ihari, yewe nta nibwo ari byo. Wabifashe upfuye kubipostinga, ugiye gushuka abantu mu mitwe ngo bamenye, bavuga uti ngo Fofo yabyaranye na se, yabyaranye na se, yabyaranye na se. Watunga umwana yitwa musaza wawe ari n'umwana wawe? Ibyo bintu bibaho? Akubaza papa ninde? Papa wawe ni papa? Ari ababyemeye, ari n'uwabitangaje wese sinigeze mbashima, gusa n'ubushake bwabo kupfa yakwemera icyo mva yifuza. Gusa cyanzanye hano kwari kugira ngo nanjye koko mbashe kuba nabasobanurira babyumve. Sinigeze mbyarana na papa rwose. Tumuntu kwabyaye ntabwo tujye dukunda kwigaragaza kuri social media cyane, nawe nagakunda ibintu bya social media cyane, ngo avuge ngajya kukwishyira hanze ndi umuntu avuga ati se niba barabyaranye ari foto yiri gihamya ninjye uri kubivuga, ntabwo gihamya ari kugira ngo nze kunirirwe njya kubikwereka. Cyangwa niba yumva babaye cyane, yumva ashaka gihamya, ariko ashobora kubona ino interview yinze akavuga ngo ni gute se arajya kubihakana, arabihakana gute gihamya kiriye kigaragaza ko atabyaranye nawe none naze ashaka agaragaze gihamya kigaragaza ko nabyaranye nawe, ajye kucyereka abashaka kubyereka no kugira ngo babimenye. ADN ntizikorwa, umuntu haze agaragaza ADN agenda avuga ati dore ibyo nababwiraga byari ukuri, ibyaranye nawe. Uharabika umuntu ntago ari byiza. How is it nge mbyutse nkavuga ngo we kanaka ngo kanaka yabyaranye na nyina, kuko wabivuze n'umugabo yabyaranye na nyina, yaryamanye nawe. Ibyo bintu birasebetse cyane, no guharabika umuntu bikabije cyane, ntago ari byiza. Nge nibigeze imicisha habe na gato. Abantu bagakunde gufata kubyuka gutya gusa ukahita mvushaka guharamika Fofo. Nta kintu umuntu apfa, mwamufite icyo mupfa jya uvuga ibindi bintu, amablage hano hanze harakinwa social media, amablage aravugwa ibikina bike, ariko guharabika umuntu ku buzima bwe bwite ujye pozinga siko ntago ari byiza vuba. Nicyo nabivuga. Dusoza ni nk'inama wagira abantu mukora umwuga umwe wo kubyina hano mu Rwanda? Inama nabagira cyane ko umwuga bakora, ko hari benshi bumva adashaka kumenya umwuga wo kubyina, akabara kubeshya, wamubaza ukora iki akakubeshya. Ntago ari byiza. Icyambere cyube proud yabyo, ikindi bagire courage. Inama nabagira bateze imbere umwuga wabo. Hari benshi babigeramo ugasanga yumva ko ubuzima bwe nyine nibandi ndi umubyinnye se n'ibiki, usanga benshi bandurimo amasita, aremera ko bamugura. Ibyo byose twavugaga mbere si byiza. Inama namugira rero, niba wowe uri kunyumva ubikora ibyo mvuze, wabiparika, kuko ntago bihura n'umwuga wawe, bituma n'umuntu agusuzugura, gufata nk'indaya. Ugize y'umwuga ufasha nk'akazi kawe bakakubahisha, nawe ubwawe bari bakakubaha kubera akazi kawe. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu, waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Murakoze Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu: Facebook Murakoze Cosmetic Shop, Instagram Murakoze Cosmetic, cyangwa se urubuga rwacu muracosmetic.net.